ku bagize amahirwe yo kwiga isomo bita biology bize icyo bita food chain. Ibi ni uburyo ibinyabuzima bigenda bihererekanya ububasha bwo kurya ikindi hagendewe ku gifite ubushobozi buri hejuru. Iyo muri food chain harimo ikimera, imboga, imbuto n'ibindi, aha mu gutondeka kwawe icyo kimera nicyo uzashyira ku mwanya wa nyuma, kuko uzaba utekereza ko ari cyo kiribwa cyaribwa n'inyamaswa iyo ari yo yose ibaho. Nyamara ibi biratandukanye cyane, kuko hari ibimera usanga mu mashyamba manini ku isi nka Amazon, uzasangamo ibyatsi ndetse n'ibiti birya inyama, byica inyamaswa yaba inini cyangwa intoya, yemwe n'abantu ntibibasiga amahoro. Wakibaza utese ibi bibaho koko? Ibi bimera se byica izo nyamaswa gute? Bikoresha iki? Ese bitandukaniye he n'ibyo dusanzwe tuzi? Ni icyegeranyo mwateguriwe nanjye Niwita Jean d'Amour. Byitwa plant carnivore, ni ibimera bidasanzwe bifite ubushobozi bwo kwishakira ibyo birya binyuze mu mbaraga byahawe na rurema. Bifata inyamaswa bikazica, bikayirya, bikayigogora, ibyo bita digestion mu rurimi rw'igifaransa. Nk'ibindi bimera byose tuzi, ibi bimera birya inyama nabyo bikoresha imirasire y'izuba mu gukora icyo bise photosynthèse. Bimwe muri byo bikoresha amababi mu gufata utunyamaswa duto tubiguyeho, bigahita bibumba iryo babi biguyeho. Iyo icyo kibabi kimaze kubumbatira igisimbamo imbere, ikimera gihita kivubura imvubura, enzyme, igahita igenda ikica cya gisimba, bikagikuramo intungamubiri ikimera gikeneye paka cya gisimba cyose gishize, maze cya kibabi kikongera kikibumbura gishaka utundi tunyabuzima twakigwaho. Kenshi ibi bimera usanga bihumura cyane ku buryo biba byoroshye gukurura udusimba nk'inzuki, amasazi ndetse n'ibindi. Ibi bimera kandi si ngombwa ko byaba ahantu hari ubutaka bukize ku myunyungugu, kuko byo biyishakira binyuze mu kwica utwo dusimba. Ibi bimera kandi bifite ubuhanga bwo gutega, gukurura ndetse no kugwa gitumo mu dusimba duto twegereye amababi yabyo, harimo nk'ibikeri, ibyugu, intozi, inzuki ndetse n'ibindi. Dionaea spira, iki ni kimwe mu bimera bizwi cyane mu gutega udusimba duto bikoresheje amababi yabyo. Aha agasimba iyo kaguye ku kibabi, iki kimera ngo gihita kivubura aside nyinshi, igahita yica ako gasimba. Iki kimera kandi ngo ntikica udusimba duto tuzwi nka invertebre gusa, kuko yica n'ibikeri n'ibindi bisimba bito byo mu bwoko bwa vertebre, bimwe bigira urutirigongo. Iki kimera ngo gikunda kwibera hari ubutaka budakize ku myunyungugu, ndetse bikunda kuba mu bizenga ndetse no mu bishanga. Ikindi kizwi cyane ni sundews. Iki nacyo ni ikimera kirya udusimba tukiguyeho. Gusa ngo iki kimera kiba kirabagirana ku buryo gikurura udusimba tuza ari twinshi dushaka kukigwaho. Gusa iyo tumaze kukigwaho gihita kibumba amababi yacyo, maze kigahita cyica utwo dusimba kikanadukuramo ikigitunga. Hari ibindi bita tropical patches. Ibi nabyo biba byifitemo ibisa nk'ibikoma ndetse n'amazi, ku buryo udusimba tubiguyeho duhita dufatwa na cya gikoma n'amazi, maze kigahita gisohora acide, igahita yica twa dusimba turi muri ayo matembabuzi. Ikindi ni bladder wors. Iki ni ikimera kiba mu mazi nta mizi kigira. Iki ngo gifite akantu kameze nk'agafuka ku giti cyacyo no ku mababi, ndetse ako gafuka gafite akantu kameze nk'urugi, ku buryo ikinyabuzima cyinjiyemo ako kigahita kifunga, ubundi kigahita kirekura acide kikayica. Iki ngo gitunzwe n'utunyabuzima tuba mu mazi, ndetse harimo n'udufi dutoya. Ibimera nk'igisura ni bimwe mu bimera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twitondera gupfa gukora uko twiboneye, kuko iyo ugifatishije n'amaboko yawe kigusiga uburozi butuma usigara uribwa cyane. Aha ibi biti bigira ubushobozi buhambaye cyane bwo kumva ikintu kigiye kugikoraho, bityo bigakeka ko ashobora kuba ari n'umwanzi ugiye kucyangiza. Nibwo gihita gikora umusemburo ukomeye cyane wa acide, ku buryo ujya kugikoraho warangije gukora, maze ugahita uwugusiga. Nibwo uhita ugenda ubabara ahantu hose igisura cyagukoze. Uko niko ibi bimera biteye gutya byirwanya. Murakoze cyane kubana nanjye. Yari Niwita Jean d'Amour. Subscribe ku batari bayikora. Byose Online TV. Mukomeze kugira ibihe byiza.